ngiye najyaga nkanga amadayimoni. Wajyaga kwa kunavuga ngo wakanga se amadayimoni kandi uri umuyisilamu. Erega ngiye nakubwiye ko ndi metisi nzo mu metisi mu madini islamu andi ikirokore no kuvuga ngo nyine byose nagenda bivanga ariko singiyewe naje kwisanga ndi muri iyo live nawe ari wowe muri iyo live uri muri live uri muri live akaba na live no say live na live bitandukanira he no kuvuga ngo live niyo kunywa ayima nguki live okay dutandukanyirize live na live byanyabyo se cyangwa tubikora muri bishyira muri comment hano se noye twe turi muri comedy ahangaha yegura umukomediye ariko ntandukanyiriza live na live no buzima live ni ingi turimo turakora ya nasoma nako nize oya ngo wasoma waruje kuvuga ngo nasoma mo bebe como bebe mo bebe aretse ukundugira sheri njewe ngizo meta zawe zisobanura iki izi meta ni ibintu by'imitako biraho nka nta kinabintu birenze akabantu hanyuma ngambwira ugira sheri ubundi iyi sheri na sheri ngira kandi ngo iyi sheri ngo na sheri ngira subiza igisubizo kimwe ugira sheri njewe navuze ko muri iyi minsi ndinzerereze mu rukundo nta musheri mfite mbosha kubona umushinga mu gitondo saa 8 tukajya turangiza nyanga mubona saa 8 saa 9 akabaragiye niyo life nibereyemo ariko icyo mpamya neza ni kimwe nuko buri ibintu byose wagiye birimo Imana byose bigenda neza kuko rumaze kuvuga ngo sinzi nukubikora iyo utegetse biratungana sinzi ukubigenza hari bisanzure ndasakoze nta kibazo sinzi nukubikora giya icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana sizi nukubizwa kimwe muri ayo amavuta nyine wasiga umuntu uvuga ati uyu muntu koko agiye kuba komeza nta kibazo yes nayahi na amavuta mahano uya we komeza ahubwo yetubwiye nayahi ngiye mba numva wenda bibaye byiza byaba ari nk'amavuta amatekano byarangiye ngabanze bakubitire aragitosa nishyira muri telefone nta kibazo kiremo we bumve niba ufite impano hari n'igihe wasanga nta n'impano ufite n'umuntu vani nica n'amademoni man mfite udutotse shaye man numara ndi mandabina gutya uravana utinze ariko kabiri nishaka bave n'ijoro nose ubu niryari si n'ijoro ngaho gira vuba aragitosa buba kubitamo ntuza rego dore abantu batangiye kukwanga urabona ndagukarabye nasabone ariko mana Gitaf ndarabye muvugira abavyeyi nzi yuko atababuze Gitaf amusori naga ari byo naringamije nge narinje kukwemeza biraho bisanzwe ubundi nkikomereza nkigira geto nkirambikira agasaya Gitaf ureka ngewe mbanze nkubwire nubwo urenze naguzi kurapa uravuga nkagira ngo uri murasura ibyinshi urahurutura aburyo n'abafana baburi ijambo batoramo se Gitaf nago wabasha kunyegera ngo nkuha amasomo umenye ukuntu imirongo yimanuka uvuge ijambo kurindi ku buryo guteza amatwi abasha kukumva Gitaf wananiye wanyu ngewe ndongeye mbisubiyemo wanyu se niba nane ogeye biwanyu cyange wanyu ukora na comedy wizani kubitamo mani we mbaga nawazi oya kanose ko kandi uvuze ngo biwabo ariko aravuze ngo nananiye iwacu kandi ngisimbi wanyu nge navukiye mu ndara bro narezwe n'indaya maniga usishaka kwigira indiscipline kandi nge mfite igikinyabupfura gahundeba umvira rap n'abari fake umbwire ndabizi mukunda amabwire gra vision 2020 wananiye iwanyu taharara abavyeyi nijoro ku muswara basabira Gitaf atabikirara yaba waruzi urwo bagukunda Gitaf ni wakabananiye wagahamye hamwe ukiganuza pe nk'ipunda Sariyuti mama wawe wakubyaye akakurera ukamunanira ukaba nk'ipunda
nyoko wakubyaye nadaseke na nyina mama wa G-Tough wakubyaye nazaseke mama wambyaye si wakubyaye si wambyaye bose ni kimwe G-Tough uri kumanjagala geweka cara ya jinyuma mutuke mu kiganda ariko oya nabyo kumutuka nge nararezwe bro nabo kumanjagala geweka sagala balala nzabo bantama ngecho yagala chona nkilina G-Tough tondekanya sente nziliwa gusa ko mvi kigande oya barezwe nabo tworowe ngo G-Tough aravuze ngo bararezwe ngo nago ngo borowe biragaragara buriya akenshi ari n'igihe imbwa zirerwa zikibwirwa yuko zitorowe umva se yes Snoop Dogg umva bro yes dog oya urakumanura umva se umva ratishimisha umuhungu wowe ishimishe twagwawe umwanya ishimisha ahubwo umva umbwire ahubwo biba byiza wananuka wenda ubwonko bwanjye bugapfumuka kujya cyane umva sister wanjye wenda rap nshobora kuba muganjije ariko nawe boro z'urukundo akandusha reka te nanjye ndi butemo oya bro ngewe umanure ahubwo umushyize muri mudu reka ngabanze oya genda gasweta urimo kuza gutuka imbwa ijya kuri live iyo mbwa yaba wewe banyine babimbwa twe gwacu nambwa zibayo man reka ngutemo rata oya nabyo kuna mama nabwo bakumanure ubwo se ubutumwa n'ubwabantu n'ubuye ngo wabwira ibintu no kwigisha abantu man uzane mbwanga mu bantu menesa mwana wambaze nanjye nkubaga reka mbanze nirire oya genda urakabaga ikiyone mumanure mana n'umuginga mumanure cyane aho nasaze mumanure man n'ikiyo uyobaje kwica akazi man gusa iki ngagira ubutumwa mugene ubutumwa namubwira niba ashaka kujya imihanda yajyemo neza man ese araje kumbwira ngo ngiye ngo ndigikaro nese ngiye kwigira inzobe nariremye se ngenzi uko nishize ku isi ako se ko nzi kutarakaraga oya ntabwo impamvu arakaje abafana buriya birebe ntabwo baramukunda buriya ni amakosa akomeye cyane none byatangiye neza ahubwo ahantu bigaragaje ko atazigira aba n'umusitari kurangiza kuri agatangira ngo imbwa man ibyo ari ibintu man oya banga aba aciriritse cyane ari hasi mu mazi iteka niwe ushaka kugira ngo ujye imihanda nge kujya imihanda y'amuntu naje ngamanganye nawe kumwa ngo nge ngo ndiyemera ndabizi iyo umuntu amaze kuba icyo ari cyo ugira abanzi bro narabyiteguye man wowe rero wowe uri umwana ndagukarabye nasabone nahuye ntabwo bizabona njyamona nabo ukuntu bangana ubwo se nguyu agiye kuza kuri kamera aje yishyura yayihise kuki se atigaragaje kugira tumurebe cyangwa abantu bamurebe nuko azi neza ko ari umunyamafuti icyiza ari rero buriya abantu ntabwo baba bakeneye ibintu ntabwo umuntu aba akeneye ibintu byica ubwonko bwe ahubwo aba akeneye ikintu gifasha ubwonko icyo arakujagaraje wowe ntabwo njagaraje ahubwo we arijagaraje ahubwo niba ashaka kugira ngo atere imbere nakomeza atokane cyane azagerayo pe azanagafata yego mwakubaho koko asa narifata ko kurakaza oya ntago ndakaje yakubye manuza umuntu ijambo imbwa ni ijambo riciriritse buri ibindi byose yaguze nta kibazo ahubwo gusoza ngo iwacu ngo hari imbwa we ukoze mu bwonko oya nagenda arakanwa mu karo twikomeze shereta dukora muri muntu reka dushyirika banze iyi noza mbanze nyishyire kuri buriya nakunze uriya mupongo yongo iyo utukanye gato we ntago w'ikintu cyiza kandi kuko twakoranye ntabwo we akubabaza kuko uriya we igihe haza urabona nk'utwe turi mu mwudura niba umuntu umuntu ari mu ngo tekereza nk'ibintu vane niho njya kungira umuntu nkuriye ndamukuru umuntu nkuriye umanure ahubwo niba ngombwa umumanure nta n'inkweto yambaye nisi buri ngombwa ikintu abaje gufasha imana ariko uzarebe buriya mu bintu bibaho nyina igihe pasiteri aba arimo arasenga nako wenda muri ubusenge uri kubwira abantu rigara pasiteri akabwiriza noneho ukajya kubona ukabona umuntu umwe araje aramuvangiye uzi yamuvangiye mu rusengero bahita bavuga ko ngo baravuga ngo umuntu ngo yavangiwe n'ibyo ari umuntu avangirwa kuko nyine hari ibindi bintu byaje muri we birivanga bihita bimuvanga atabiteguye ko ibyo bintu bibuze kubaho ureba nitwibere muri moto uriya ntarajya muri studio izi ntabwo ari indirimbo zanjye ahagaze hano isa n'abazibonye yego
nese indirimbo avusara zifite yego afite ukuntu buri muntu wese agira ukuntu akora nge ntabwo nzakora nka Fireman nge ntabwo nzakora nka Pfura nge nzakora nka Gitafu nishake nzave ngo ubufu nge nkora nka Gitafu ntabwo nge ntakora nka we sasa ari umuntu wumva ko wowe ngo wakora nka we sibyo cyangwa niba ushaka kugira ngo wowe wenda ushaka kugira ikintu ushaka kugeraho ntabwo bishoboka ko wowe wavuga ngo ngiye ngo nzakora nka runaka wenda Aline Sano n'uwo bita Knowless ubona mu mikorere yabo indirimbo no mu myandikire ubona bahuza oya ntabwo bahuza none urabishaka kugira ngo njyaje kunkiramo impano ye nta nubwo yanandemye uraninje bigize mafia urabibaye byiza nyine niba ashaka kugira ngo nawe yigire imihanda yagira ukora z'imihanda mani nese reka ngo example urumva Vanessa reka ngo example hari umuntu navuze mu mazina uwo muntu ngiye bakimara kundireka kuri Exrage yarambaze arambaga azi neza ngo arimo kushyira mu rwobo kumba arimo kungura hehe mu rwego rwabwo babwo nari ndimo ahubwo aranzamura ashyira ku rwego aragenda aranzamura ubu tuvugana ubu kuba nitwa Gitafu uwo muntu wambaze tuvugana ubu ni nawe watumye isa nitwa izina Gitafu rikomere sasa nkunda umuntu nk'uyu nuka ndamukunda nkunda umuntu mbwira amagambo nkariya aragenda kankomeza aragenda nkumva buke nari nzi ko ndi Gitafu kumbe atangiye kuba agiye kunyita kabiri igiye atangiye kumva nkubona ko nyine indi shusho atangiye kumfatamo icyo gikino nkwanjye ni ikintu kimwe cyonyine njye ubu ngubu nuva kano kanya rero amaye imbaraga zidasanzwe amaye gusenga cyane amaye gukura cyane umva noneho ngiye kwigira umusazi bro ibintu nkoreye uyu mwaka umaye ubukire budasanzwe nukuvuga ngo nibyari biziritse ku buzima bwanjye byose kano kanya birarangiye buriya hari ikintu kimwe cyonyine nabonye mu buzima baby ndi kubyumva buriya ikintu kimwe nabonye kimwe cyonyine niba ushaka kugira ngo wowe ubwawe utere imbere kora utiganye mugenzi wawe Gitafu ashinze katine birabaye uje kwigira umusazi ngo nawe ushinga za katine uzimisha Kere niba ari Kenny namashimije semaya hari umuntu uvuze ngo uyu Ben aravuze ngo taha ngaragutegereje usigaye ufite umugore mubana mu nzu umugore sinoza Diane Yesu mwihangana abantu mwari mutubuze rwose telefone umuriro warushizemo tapinga bana sharing mwihangane rwose umuriro warudushiranye muri telefone tuhita tubaca turavuga ngo tuhita tugenda tudasezeye tugenda nk'abagesera tugenda tudasezeye mu byihanganire ngakomera umuntu bita Soti uramuzi Soti ariko mu bita Soti ndumva yirigeze kunkoreshaho rimwe cyangwa se wenda wasanga nanatumbagiye ariko icyo mpamya neza ku bantu bari badukurikiye n'isaba yo kudukurikira mani ntabwo mwakwicwa n'irungu Imana yabaremeye kugira ngo mundemere nanjye Imana ndemera kugira ngo mbatemo inkuru zitandukanye ubwo rero na Baby Vanessa twicaye ahangaha urumva tuvanga twagize inyota tunaniwe umuntu avuga ngo niyagutayemo umuntu wanjye niyagutayemo ndamushimiye cyane mbikuye ku mutima naza ndamukubwira we akinyura ahangaha ndahita mukubwira ko ahanyuze umuvugi uriya mubare se kuvuga mu message oya we nahanyura ndahita mukubwira nti dore nguyu muvuge ngo Soti urashaka iki kwa Gitafu ko wagiye utansezeye manager ngo ko wagiye utamusezeye mubwira uti ngiyewe ni reto twagushatse ngo uheje ngo uhane na Gitafu turakubura umuri witudushirana turagenda wihangane rwose live yarangiye nabi ngo Soti ko wagiye utamusezeye Soti no kuvanga icyo nahamya neza Soti nitwongera guhura nzagusezera nono ubwo yaragukoresheje se byashoboka yarankoresheje kenshi ahubwo ariko ubwo nitwongera gukora ikintu nzakora kize muzamurira umuntu bita Zebra Switch se muzamure Zebra Switch agushyushye Zebra shaka ari mu kiganiro uri mu kiganiro oya Zebra yitwa Zebra Switch ashaka ko ari mu kiganiro ariko
kanze turebe nta muntu wambabaje nka Murekatete waje kubenga abagabo nka Mayaka. Murekatete yaje gushakana na Nzovu bana mu rugo ndetse barakundana. ndi gutaha banza uvugane na Gitafu ariko wewe Gitafu se hari ikintu ari gutangaza gifatika ubu mfite ubutumwa bwiza impanuro bite gwiki mana we umva yewe hano kuri live no ntabwo ibuse ntabwo ngeze ku rwego rwo kugura ibintu by'abantu bamaze kumutamo ntabwo yabura ibyo abwira abanyarwanda. ubu ndashyushye mfite vibes zidasanzwe ahubwo bamaze kumutamo. ndi Kanombe ndi gutaha shana nagiye muri shoot ya Benovera ari gushutinga indirimbo kandi ari tuboro ngiye kwediting. Ntumbwire ko utari wikuza live. Ndahitanza gutyo director kamfate moto. Fata moto yituzunya unyokereza unamuhungu. anyetse se areta zana Afite imyuka se cyanga nawe. Oya wewe ngwino munyokereze niwe uri bumushobore. ngwino ngufite aranyutsa nanjye mwotse Nta kibazo. atanatse Je nazo ntoki. Ibira se nagushuke mwana Gitafu ugende gakeya hano bisaba IQ. Oya wewe ngwino munyokereze niwe wamushobora. oya bro utwika nawe uranyuka nanjye ngutwike Reka mfate bike. wafata na taxi vatire ntabwo ari ngombwa Impanure nyine. ngo yafata akavatire ngaho ase baby wabinkoreye please urashyiraho kamera uze uhe Gitafu ngashaka ngo uko muhana rakanze muzamure duhana ngo nyine ngafite impano nashyiraho kamera. wewe leta ahantu ndi mwana si mwambasha kumbona gusa njye kaduhane naribi gwese tutari kukureba reka nkubite vasi mwasubize ite nigendera yashize mask ngaha ntacyo dutemo twumve niba Gitafu uri bumukome. okay nibinanira mu nkureho naribi turakoma nabi cyane aho let's go. Shout out to guest niga yakoze ibigoma birenze turi ku gahigo k'imituku rebye inyuma uyobogwe n'abazungu turakora abantu mwumva bizi mujye mushyiramo imiriro mushyiremo imiriro byinshi bashaka kudutamika iniga yashatse kunzanira shwi nyitamo ifege ndetse n'agaski ngese nibyo hari umubyeyi mwiza wiswe Ndaye mera horana agashavu kapeti muto udafite impamvu yakunze umuziki n'ibyaba ari story ya media agafema niga kyo face dashitura liga this time nagomaga ariko ndikuruka inyuguti nkamurikwa nambaye cheni nk'iza Afrika izina nushaka unyitanerika nanduza imihanda nkahubuka pakiye amafege muri ruka mama mia mfite murumia gra magaze kepo indani ya sego diri bishogoro muri muvero nabavuze ngo bafite ibipara kandi sura n'ubundi ari mikara zana Subaru ubundi mbigutemo maze abaginga tubagurukane nani pevera no muri ingoma kandi na hano wajya kubivuga mutemi yo vinyo mukinera liga bapeti bagwira nka Sirio Kira. Let's get it. yeah aha gerero izo ubundi wari guhita ukomerezaho nawe ukamwemezerega we kuri ntabwo wari guhagarara ukomeze muhane utsinda araceceka nako utsindwa araceceka sibyo mubanze mubanze yo Gitafu sinyikina ni kariso sindi playboys ndi chiri na gang itabiri mu cyumva imano nje nkurushishaba giye yivuka na wari gusara mu buzima mpinduke mushya kuko kuba nkufana sikose ubwo bwiza butagira ubwenge byarutwa nka cani fake dulo no I don't know a special love Gitafu ndi guhiga uzantsyaho ubundi drill wayigwamo niyo nafata swe ndi umusazi bisaba baramutabaye pe kupa uwo ngo ntago tumushaka nawe okay niyo manega danje ngutemo tamo mu gitondo kare cyane nge nagiye kwa maboko njya wa mfite umujinya mwinshi cyane n'uburakari bwinshi cyane
maboko akimbona ati bite musore we nahise musubiza ni dore umugore maye dore inshuti yanciye inyuma kandi ninanjye wamushatse nagaribo bamushatse ninanjye wamukoye nagaribo bamukoye ibintu nibishakwa kandi byose n'ubushake yewe mugore wanjye ndagusaba kugira ngo utuze yo Gitafu ikizere nakugiriye nagitakaje kera ukigambanira game waduhombeje miliyoni utumiri Gitafu dusigira iniga kri waruzi kuza mbona hasi Gitafu bu Irene nafashe goma na siri Gitafu nge nawe nitwahuza udafana biya nasiga ngizo boro ni karite ebyiri ngizo mugo dusumbira goma kandi izo ganja dusumbira devo ngo ubuciro ni hasi kuko izacu nisabwa gusora nahanganye na kupo bandasaba hera bitinze nisanga igihome niyo mpamvu naguca ibyo umbwira byose sinabikora ibyo byose umbwira nshuti yanjye nubwo nshuti sinabikozwa ahubwo nitamo mu karo igikoma narakatiye icyo ushaka nicyo ushaka ngenda ndashaka no kujya imihanda ibyo kumbwira ngo genge yawe nshuti yose ngenda nayivuyemo genge yanjye niyo kujya imihanda kandi nshuti kuririmba cyangwa ujya kurasana ntabwo ari bibi cyane ushaka murasane mwehe twagere tore adashaka ngo mu kibuno adashaka mu kibuno yego niyo tamo ya aha iyo Gitafu mubonye yambaye bodara papa akibaza impamvu nampara nagi papa ndakatakata nkabona aba papa Gitafu sinzi nimba ari kata kibazo ni nini kodi ni nini shumiki bana barashona niko biri ba Gitafu niko biri yo Gitafu utazi ko mbara kamayo ndayambaye wakino we urabona nambaye ye reka nkubwira nika urubwa shuti cyo rurambereye nyamabunda barakunda gusebya na nohere shuti bakunda gusebya ibyo byose nari yakiriye ibyo wavuga byose ni gam ibyo byose nabyakira icyo shaka ni kimwe gusa ndashaka kuguha ibyo byose ndagukubitamo kote tinza cyakani shuti z'umuriro dufite ubutumwa bwinshi cyane dufite ibyo dukora byose akanwa kace karusha umuriro narubwo shuti narasa imvura reka ndibwo ndadatutubikana shuti nkana kano muriro kumanywa yiha ngo mukaro ngaho yereto yitamo kandi ujumurasa yo numvishe ngo uratutubikana umeze nka voka y'umuteja numvishe ngo winywera mu karu kandi usa nk'ikinyusi Gitafu niba wiyumva jewe nuye hano keji uzaze tugahuze rimwe kabiri ngukuremwe amara ayo maso ameze nk'ayururagara ni kabiri gatatu nkagukuramwe igifu wowe bahora baratangura umusitari wa hehe kabasani turenze tuba tukiri hano hasi umunsi nazamutse nzabazinya nibura umusitari buretse gato wumve ayo nibura umusitari kuki utazi imihanda ngo twiyerekane ukunda kwishayisha cyane ndetse ukiyabarishwa uborere bani ufunga agahanga kawe kugira ngo nshuti werekane ugire umujinya uza mu kago akanywa mu karura akajya muri toilette ibyo byibwira byose nika urashaka nshuti no kunzimya nagwazimye nagwashize kwisi nshuti reka nanjye gukubite faka ubuzima bwanjye nshuti ndikaraga nshuti genda umwana w'imihanda navukiye Kicukiro wowe uvukiye ngiyo munara nambara imwe tukambara bote nambara imwe tukambara ijipo urakagwa mu karura ibyabo yo reka mbanze reka mbanze nshimira uyu mudada bita Nesa wanzamuye akakuma nawe uri bukunyize iri joro ndakubaga maniga urakabaga ikiyoni uri kumbuza kuvuga bro we mureke ariko wumve akubage wumve twagera wirirwa wiyemera ngo uri niga mutapinge musharinge wirirwa wiyemera ngo uri niga wambara ubumeta bugura 250 we nana kamwambaye wakintu we sako nayo wambaye ubwo buri nete ndimo ndakwiyereka ariko wowe urimo kwiyereka wemeze nk'ininja umeze nka diamond itagaragara mu bantu komeza niga niyo ushaka kunyiyongoza ndakubaga ngiye kugukura abafana bose niba ufite n'umufana umwe nawe urahita kuvaho gwe kusipati kinyenda rwakintu reba umuntu waje kwiteza Gitafu ngende umwana w'imihanda shuti wowe uri umwana ugwa mu cyaro navukiye mu karere ka Kicukiro shuti wowe uvukiriye ngiyo zagatenga ubuzima bwagenda bufiringa shuti reka ibyo wazana byose nubwo wazana igikoma shuti na kimena nubwo wazana inkwa tugacana izo nkwi sucina nazimya ibyo wakora byose shuti urashaka kuzimya nabwo washize kwisi nubwo washize kuri kwisi ibyo ngo nabyo shuti ndabikora ngene mwana senge Imana rurema kugira ngo shuti izame izo hiti ukunda kuvuga ko ngo ngende kina cyane ngo ndivuga cyane navuze ageraho kavuga idahiyewe
Okay. Komeza Reto nizere ko uri gutegura wateguye Reto imirongo. we ndaje n'umufana urusigaranye nawe Twagera atamukomeze musharinge. tapinga. Twagera atareto mukomeze umuhe. Yo Gitafu dore ikintu dupfa uravuga cyane ntago ujye kuza ngo baguhe nyoko Gitafu mora nkura Wamaye papa se we yikuvugiramo komeza umuhe mani ivuga zamurana nk'umuraperi ariko wabaye umuraperi. wanga gutuza ngo baguhe nyoko yo nibwo bakivuga nyitobora job ndeba kuri time abanzi ni benshi imihanda tugendanaga Gitafu kiripa ndi kwiruka nyanja rap ndi kwambuka Gitafu nitwabiniga ni kenshi nabazize ndara kwa kabuga. Yo niga reka nkutemo gato niga nagiye kwa Kabuga nshuti nkora bato ku bantu batandukanye nakuriye mu gihode nshuti cy'inzererezi namanuka no kwaje n'ahandi mu buyobya bwenge hose nakubise bato nshuti mu mboga hose ndayifata cyane aka Kabuga ndahazenguruka hose nshuti bose bemera izina tafu icyo gihe nene naza n'imihanda notangiye no kunshotora nshuti urakora ku jisho ry'intare nshuti ibyo byose ugiye kwandagara ibyo ukora byose nshuti yanjye ngiye kuguti byapanda gusubiza mu ntara urashaka kugaruka i Kigali kandi nshuti wavukiye mu ntara reka ngo nzimye nshuti yanjye urashaka kuzimya kandi niwananyakije urakamwa muka Komeza Reto. iyo bayita bato bro sininya bato Abantu banzwe abantu baranga basharinge we mushayiringe man mushayiringe matapinge niyo miliro muyiduhe hanyuma no muhungu musebye mu byumva live turi live mubwiba babanze mwe buretse abanze babwira batapinge mutapinga basharinge mutapinga mana sharing tapinga basharinge harya bara gusharinga niki ni kusharinga nyine no guhana ubutumwa ya ngaho yo Gitafu urarapa nkagira ngo urimo urasura wigize umuniga kandi nge nago mbibona umunsi twahuye nza kotsa urwo rukara nza ruhindura inzobe birirwa bakura renze kandi ngewe nabyo mbona babajwe n'uwo mukobwa wegeranye nawe n'urwo rubara ayo mahirwe ntabwo wayabona ko weho komeza nta kibazo ino live nta kibazo ibyo uvuge byose we nta kibazo wetamo mani bro we baga umuntu mani wose abantu bambaza ukuntu bangana we nta kibazo ibyo uvuga byose nta kibazo we mbaga bro nurushyiremo n'imiyaga nge nambabazi ngusaba mani akanwa kamwe ameze nka ruhaya ngewe nyoberwa n'izo hita ahantu muba muzikuru ubanza mujya no muri eliminante gusa nta kintu nkubonamo Gitafu wallahi no kurapa uri zero umeze uri hasi nk'ikibuno kigiye kunyara Gitafu ntacyo nkubonamo usibye urwo rukara yego muri banze nkukome wumva izi vasi ziryana mu matwi Gitafu ni kenshi nakubwiye ukanga kumva gusa uyu munsi bakumaye reka kibire umwari wamaye umwanya akamuza nawe yego nubishakura nyitagazo n'umutima ukeye uzira ikibazo n'umujinya mu baniga udakeka nubishakura nyita umukeba umunsi twahuye nzakotsa Gitafu kripa reka nkubwize n'ukuri urarata inzobe yawe kandi inzobe nshuti nta hano wayishyira igikara cyanjye kirahinze bishoboka ko nagihindura inzobe ariko inzobe yawe nshuti yose iyo nayihindura umwanda nshuti yanjye nagufata nka kujya n'induba nagufata nka gushyira mu mufuka nagufata nka kugira ibishingwe urashaka hiti kandi ndahita uzabona mu buzima bwawe nshuti uje guhangana n'umwana wafashe imihanda kandi wowe ukiri anda ndacyari anda ariko Imana irebera abana bakiri hasi ndakeka idahumirije isaha ku isaha nazamuka nkagusanga aho ngaho uri abafana nkabakumaraho nkagusubiza ibyaro uribuka wataye umuryango uzi Kigali kwigira iniga kandi ngewe nta kintu nkubonamo warataye uriya mukecuru arimo arahinga reba so yirirwa avumba akayoga nawe ukirirwa imihanda urimo urabyana ibyo byananyoberwa ikintu ngewe bigukundira sibyo urwo rukara gusa ndi kwibanda kurwo rukara kuko ruranje na maniga babazwa n'izo kamera hari umunsi bazagukamera fone ikameneka Gitafu reka nkurabure niga urashaka gukina n'amahirwe yanjye kandi nako wabigeraho icyo wakora cyose nshuti uzabanze kujya kuragoza no guterekera nibwo uzabasha kubona amahirwe ngaya Tafu nshuti